koze gutuma hasa neza n'abakobwa bahandi nyine ubwo bajye babigiraho. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Kindi ndashimira abakozi b'Imana bantumiye by'umwihariko Calvin n'inshuti yanjye, Imana imuha umugisha. Reka rero dusenge hanyuma tuganire, nizeye ko umwami ari buduhane umugisha. Data, tuguhaye icyubahiro, turi abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uyu mugoroba wongeye kukubwira ngo tugufitiye umwanya, dufite umwanya wo kwicara ku birenge byawe, dufite umwanya wo kwigishwa nawe, kandi tugufitiye inyota. Ngwino twigishe. Aba basore n'inkumi, aba bagore n'abagabo basize byinshi, twigomye byinshi tugushaka. Utwemerere tukubone, tuganira ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma, rimanukane gukiza uwari urushye aruhuke, uwari urwaye akire, uwari uboshywe abohoke. Ibyari bidutinzeho bidaturuka kuri wowe bishire ku buzima bwacu. Tukubone nyaguhora ku ngoma, kuko uriho urafatika. Mwami Yesu, unyemerere utwihishurire. Twari turimo kuririmba iby'urukundo rwawe, ndakwinginze kugira ngo muri buri jambo uduhishurire urukundo rwawe, kugira ngo tukumenye, tunezererwe nuko wadukunze, tunezererwe imbabazi watugiriye, tumenye agaciro kabyo. Reka tubihishurirwe birushijeho, maze ubucuti bwacu nawe burushaho kwimbika. Tukubera inkoramutima, tukubera abakunzi, tukubera ab'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Dutwara urukundo rwawe aho hose. Mwuka wera, mwigisha mwiza, ngwino unyigishanye n'ubwoko bwawe. Ninde wavuga amagambo yawe akayamenya nk'ukuri, nk'uko akwiriye? Ariko we Mwuka wera, we wandikishije ibidusoma, ibituvuga, ndakwingize kugira ngo utwigishe, maze twigire imbere, kandi ubwoko bwawe twese duhabwe umugisha. Cyubahiro cyose nikikugarukire kuko ugikwiriye. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira mu magambo mazemo iminsi. Namenye ko muri mu kwezi kwa discipleship. Ni byiza, ni by'igikundiro. Ntago bikundwa cyane, ariko nibyo bifite umumaro. Haleluya. Iyo tuvuga ngo discipleship, mu by'ukuri ntago ari amashuri y'uruhererekane umuntu yiga agira ngo yige ijambo ry'Imana, ahubwo no kwiga nyine gusa n'umwigisha. Uwo twigiraho ari we Yesu. Haleluya. Discipleship muri rusange ni ukurushaho gusa na Yesu. Kurushaho gusa na Yesu rero ntago birangira. Nta muntu ubyiga ngo abirangize. Ushobora kukurusha agatambwe, ushobora kundusha agatambwe, ariko twese turi mu rugendo rwo gusa na Yesu. Uwakwibwira ko byarangiye rero, uwo nguwo aba yibeshye. Haleluya. Iyo twiga rero ijambo ry'Imana ni ukugira ngo nyine tubonemo Yesu, kandi turusheho gusa nawe. Imana ishimwe. Impamvu mvuga ngo ntago bikundwa cyane, nuko habeho ikintu cy'icyorezo ntazi aho cyavuye, cyaduteye kwibwira yuko mu bukristo ibintu bisa nk'ibyikora byose. Hanyuma tugakunda ibyo byikora, tugakunda umuntu waturambikaho ikiganza tugahita tureka gusambana, waturambikaho ikiganza tukareka inzoga, waturambikaho ikiganza tukabasha kubabarira, waturambikaho ikiganza ibintu byose bikikora. Ariko mu by'ukuri umuti w'ubuzima bwa gikristo butsinda ubitsemwe ahangaha, ni ukurushaho gusa na Yesu. Haleluya. Yesu yarivugiye ngo muzamenye ukuri, hanyuma nimumenye ukuri, ukuri kuzagira gute? Kuzatubatura ubwako. Iyo twicaye ku birenge bya Yesu rero, ni ukuri twibwije ukuri. Abagize umugisha wo kwambara iminsi, ntago tuzi ibintu runaka igihe byagiye bituviraho, ukumva ubwoba bw'ibihe bwakuvuyeho, ukumva gutinya ibi n'ibi byagushizeho, yewe ukagira naho wireba ugasanga ingeso runaka zagushizeho, ugasanga wabashije kubabarira butakabaye ubabarira, ntumenye igihe byabereye. Byose bizanwe no gutindana na Yesu. Haleluya. Rero ni byiza kandi biradukwiriye. Imana nishimwe. Turimo turavuga rero ku kuba mu ijambo ry'Imana. Tugiye kumera nk'abiga. Ndasaba Imana kugira ngo imfashe sindyoherwe cyane nze kuguma mu byo nifuza kuvuga, kuko nkunda kwigisha ijambo ry'Imana. Byaje kundyohera. Kera ntago nabikundaga, nari mfite n'ubwoba bwabyo, ariko byaje kundyohera ku buryo nyine kurekura mikrofone byaje kuba ikibazo. Ubwo rero ndasaba Imana kugira ngo mvuge ibikwiriye, iby'Umwuka wera adufasha kugira ngo tumere nk'abiga. Haleluya. Iyo tugiye mu ishuri risanzwe tugenda dushaka ubumenyi buzadufasha mu kazi, mu nshingano dufite, mu kwiteza imbere n'ibindi. Ariko mu ijambo ry'Imana ho dukwiriye kujyamo dufite inyota yo kumenya iyi Mana ivugwa muri iki gitabo. Haleluya.
mu ishuri risanzwe tujya gushaka ubumenyi buzadufasha mu nshingano mu iterambere, ariko mu ijambo ry'Imana dukwiriye kujyanwamo n'inyota yo guhishurirwa Kristo, n'inyota yo kumenya Imana. Hano hanze Imana bayivuga ibihuha, buriya bayivuga ibihuha bakayirimba ibitari byo, ariko hano Imana yatwihishuriyeho ukuri ni hano. Ni nkaho yaduhaye igitaka avuga ati nimushaka kumenya ibyanjye muzarebe hano, nimushaka kumenya urukundo rwanjye muzarebe hano, nimushaka kumenya imbabazi zanjye zitarangira muzarebe hano, nimushaka kumenya uwo ndiwe n'ubwizere muzarebe hano. Ariko tujyamo gake hanyuma tukamumenya ibihuha. Hari igihe nitangarira amarangamutima yanjye yagiye kure, nkumva mbese Imana yandekeye nko mu kintu ngo mbone. Namwe bijya bibabaho ukumva Imana yakuretse ngo mbese ubonabone mu kinyarwanda cy'ubu. Noneho tuba twibagiwe urukundo rw'Imana. Uzi ko Imana igukunda kuruta uko wikunda, yewe n'ibizakugeraho bica mu kayunguruzo k'urukundo n'imbabazi z'Imana. Haleluya. Kandi byose ku iherezo ryabyo bituviramo ibyiza, bikatuviramo Imana guhabwa icyubahiro. Ariko tekereza ko ujya ucikwa mu bitekerezo byawe ukumva mbese wikunda kuruta uko Imana igukunda. Urukundo rwayo rero turumenyera hano, imbabazi zayo n'ibindi byinshi biyigize byuzuyemo aha ngaha. Igikwiriye umwana w'umuntu rero gikwiriye kumujyana mu ijambo ry'Imana ni inyota. Haleluya. Inyota yo kumenya iyi Mana yadukunze urukundo rutarondoreka, inyota yo kumenya Kristo watwitangiye, niyo ikwiriye gusunika umuntu kujya mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi cyangwa abanditsi ba Zaburi bene Kora 42 baravuga ngo nk'uko imparakazi, kuva ku murongo wa 2, ino murongo turayizi, Zaburi ya 42 2 kugeza kuri 3, ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Urumva umutima ufite inyota. Mwibuke ko bo bagaragaraga amaso y'Imana ibihe bimwe na bimwe batandukanye natwe. Wajya imbere y'Imana uri wenyine, uri mu cyumba cyawe, bo bari bafite ibihe bagera mu nzu y'Imana cyangwa bagera mu ihema ry'Imana. Uyu ni umutima ugaragaza inyota. Hanyuma yakoresheje imparakazi kuko nyirubwo yarara aho ngaho aho ziri cyangwa aho mu mashyamba. Hanyuma twebwe dufite ibindi twagereranya, ariko icyo twumva ni umutima uryohewe no kubana n'Imana. Ngo niko umutima wanjye wahagizwa, ufite inyota. Sinzi niba wari wabyukana nk'inyota y'ikintu ukagotomera amazi cyangwa ikindi kintu wagiriye inyota. Uwo ni uyu mutima urahagizwa atari ikindi no kumenya Imana. Haleluya. Umwuka wera aduhiye inyota. Nkaho ubundi bindi bizaba ari amagambo, byongera biba amagambo, ubu mwarize murize nejo muziga n'ikindi gihe muzongera mwige, ariko umwuka wera yo kabyara asiga inyota y'igitangaza mu mutima wawe muri uku kwezi. Haleluya. Ubane n'Imana udasunika, ubane n'Imana uryohewe n'ibyayo. Imana ishimwe. Kuri 3 akavuga ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota. Umutima wanjye ugirira Imana inyota. Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota. Ikintu rero dufite inyota, icyo nabonye, turahaguruka tukajya kugishaka. Nubwo cyaba kiri kure, nubwo cyaba tutakigeraho mu buryo butworoheye, ariko iyo tugishaka, iyo tugifite inyota, tujya aho kiri. Haleluya. Ninde uzajya mu ijambo ry'Imana akongera akarijyamo ntawe muntu bimwibukijwe? Ni umuntu wagize umugisha wo kwakira iyi nyota. Haleluya. Byanze bikunze azajya gushaka Imana, byanze bikunze azajya muri Bibiliya, byanze bikunze azinjiramo atabyumva atazi naho bihera, ariko igihe kizagera Mwuka wera ashorera iyo nyota nawe amusobanurira ibye. Haleluya. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo umuntu nagira inyota agire gute? Azahondi. Haleluya. Azahondi hanyuma anywe. Nubwo Imana ari inyembabazi, nubwo Imana yuzuye kugira neza, ariko isa nkaho itibunza. Sinzi niba mbivuze neza. Isa nkaho ijya ikenewe, isa nkaho ijya ahantu bayifite inyota bayishaka. Niyo mpamvu umutima ufite inyota Imana ntishobora kuwucaho. Haleluya. Yaba yize cyangwa atize, Imana ishimwe cyane, ariko Imana izasanga uwo mutima ufite inyota iwihishurire. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Karibu mubyeyi, Imana iguhe umugisha. Amen. Twari tukivuga iki? Imana imuhe umugisha. Twari tukivuga inyota. Haleluya. Umutima ufite inyota Imana iwutwongere iwudushye. Yesaya yaranditse muri Yesaya 55 murongo wa mbere
ndetse n'uwa kabiri, ubuhanuzi bwa Yesaya 55 rimwe kugeza kuri 2, ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Ni iki gituma dutanga ibyacu, dutanga amamega, dutanga amafaranga, tukagura ibyo kurya bidahaza? Nabonye abantu bashakira ikiruhuko muri filime, nabonye abantu bashakira ikiruhuko mu bintu birangaza, ariko Bibiliya twenge ibyo byose ntago bihaza. Ariko ikiruhuko cy'ukuri kiri mu guhishirirwa Kristo, kandi nta handi uzamukura hatari ibihuha, ni mu ijambo rye. Yarivuze neza, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umutima ufite inyota rero ntiwunguka kumenya Imana gusa, ahubwo watractinga Imana, ukurura Imana. Muranyumva nshuti z'Imana, umutima ufite inyota ntiwunguka kumenya Imana gusa, nawe ubwawo umeze nka rukuruzi ikurura Imana, ivuga bitera Imana avuga ngo nanjye hasi nahaca, ntahiyerekanye, ntahishuriye, ntagize icyo mavugira. Murumva rero ko ari twebwe tuzungukiramo. Imana nishimwe. Haleluya. Nanone mu buhanuzi bwa Yeremiya 29:13 haravuga ngo muzanshaka mu mbone. Iyo ni Imana. Haleluya. Muzanshaka mu mbone nimugira gute? Nimunshakana umutima wanyu wose. Muri make Imana yifuza ko tuyishaka dufite inyota yose n'umutima wacu wose, iriyubashye ku kigero idashaka urukundo ruri parisiere, urukundo rw'igice. Muranyumva nshuti z'Imana, abantu kubera ko twabuze urukundo, niyo mpamvu niyo dukunze urukundo rw'igice turwakira. Haleluya. Ariko Imana mu bumana bwayo yabwiye abantu ngo bayishake n'umutima wabo wose, hanyuma nayizemera iboneke. Haleluya. Irongera ibwira abantu ngo nimunkunde n'umutima wanyu, n'ubwenge bwanyu, n'ubugingo bwanyu, n'imbaraga zanyu zose. Muri make ntiyemera urukundo rw'igice. Imana ishimwe cyane, itwongere kuyikunda yo yadukunze mbere. Haleluya. Muzanshaka mu mbone. Wa mutima ufite inyota uzayikurura. Muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Yukomeje hepfo haravuga ngo nzemera mbonwe namwe. Muri make iziyerekana. Imana nishimwe. Haleluya. Dukwiriye rero nshuti z'Imana kujya mu ijambo gushaka Yesu. Gushaka nde? Atari ubumenyi gusa bwo kwemeza abantu runaka. Haleluya. Ni byiza kugira ubumenyi, ni byiza kuganira n'umuntu uzi ibintu byinshi byo muri Bibiliya, uza amateka y'ububyutse n'ibindi bintu biryoshye, wumva biryoshye. Ariko ikidukwiriye nshuti z'Imana, haleluya, ni ukujya mu ijambo ry'Imana dushaka Yesu, dushaka kumenya Yesu, atari ubumenyi runaka bwo kwemeza abantu runaka. Imana itugirire neza. Yesu yabwiye abantu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5. Biratangaje ariko ibi ni ukuri kuko Yesu yarabivuze. Yabwiye abantu, yabwiraga Yohana 5:38 kugeza kuri 40, yabwiraga abayuda, tekereza ko umuntu ashobora kujya mu byanditswe akanabitindamo adashaka Yesu. Murumva bitabara akaga? Yesu yarabibabwiye. Yohana 5:38 kugeza kuri 40 ngo ndetse nimufite n'ijambo rye riguma muri mwe, kuko yatumye mutamwizeye. Ubwo arimo aravugana nabo ngo murondora mu byanditswe, ngo kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kuza hondi ngo muhabwe ubugingo. Murondora, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo musesengura, izi Icyongereza kavuga ngo murasacinga. Muri make gusacinga si ugusoma gusa, ahubwo barasesengura, bareba inyuguti ku yindi. Birasa nk'umuntu birebeye inyuma wagira ngo umuntu afite inyota yo kumenya ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri nta kintu ngo bigiye kumumarira, kuko ntashakamo nde? Yesu. Imana itugirire ubuntu. Tekereza aba bayuda gushakashaka mu byanditswe bakabitindamo, ariko kuko bahakanye uwo yatumye ari we Yesu, kuko batamwemera, kuko badashaka no kuza aho ari, bibwira ko muri ibyo byanditswe bakuramo ubugingo, ngo ariko nta kintu bibamarira. Imana itugirire neza. Dufite rero twebwe ubuntu bw'Imana, twebwe bari muri Kristo Yesu, kubera ko kwizera Yesu bwabyo kudufungurira ibyanditswe, kubikura mu guhishwa, kukabihindura ibintu dushobora kumva twebwe abamenye Yesu. Haleluya. Haleluya. Kubera iki?
ibi byanditswe byose byanditswe n'umwuka wera. Umwuka wera niwe wabyandikishije, hanyuma umwuka wera niwe watumenyesheje Yesu. Urya munsi twihana twamenye ko turi abanyabyaha kandi dukeneye umukiza, ari umurimo w'umwuka wera muri twe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ufite umwihariko kuko uziranye n'umuntu wandikishije kino gitabo. Haleluya. Nta mabanga rero ashaka kuguhisha, ntashaka kubigira ubwiru bw'abantu bamwe na bamwe, arashaka kubiguhishurira. Yaguhishuriye Yesu, yanditse ibi byanditswe arabiguha kugira ngo urusheho guhishurirwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ntushobora, hari impaka yego tugira ariko hari n'impaka zitari ngombwa. Iyo turimo tuvugana n'abantu batazi Yesu, batamwemera, bashingira ku mirongo imwe n'imwe bamuhakana, biragoye ko babyumva kuko wandikishije ibi ngibi ntibaziranye nawe, ntaba muri bo, ntibazi na Yesu. Niyo mpamvu ibindi bimeze nk'ibikinze mu maso yabo, babona uturongo tumwe na tumwe tudakiza kuko ibindi biracyafunze. Icyo dukwiriye ni ukubasengera no kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo nabo bahishurirwe Yesu. Noneho tugira imvugo imwe ku byanditswe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uku gusacinga rero kwababeraga cyangwa gusesengura ibyanditswe kwababeraga imfabusa, ariko aho Yesu abera mwiza, aho Yesu abera mwiza yo kagira abahungu n'abakobwa. Haleluya. Nuko abantu batinze mu byanditswe, iyo bahuye na Yesu bagakizwa, bwa bumenyi bari baragize ntibupfa ubusa. Turabibona ku mugabo w'Imana Paulo, tubibona no mu buhamya bw'abandi bantu benshi bagiye batinda muri Bibiliya kubw'amatsiko, kubwo kwiga, kubw'ubumenyi, ariko aho bakirijwe bya byanditswe birakora. Haleluya. Byambara ubumana bikareka kuba inyuguti, bigahinduka ubuzima bashobora gukoresha umurimo w'Imana w'igitangaza. Ubumenyi rero si bubi, ni bwiza, ariko buba bwiza bukagira umumaro iyo bwajemo Yesu. Haleluya. Ibyanditswe byose bihamya Yesu, niko yatwibwiriye. Ku murongo wa 46 w'icyo gice cya 5 cya Yohane yarababwiye ngo iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye kuko ari ibyanjye yanditse. Haleluya. Iyo mwizera Mose nanjye mwari kunyizera kuko ni ibyanjye yanditse. Haleluya. Haba amategeko, haba ubuhanuzi, habe za Zaburi, byose biramuvuga. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umumaro w'ijambo ry'Imana rero, cyangwa se ni gute duhindurwa n'ijambo, nawo ni umumaro, cyangwa se gusobanukirwa umurimo w'ijambo ry'Imana mu mibereho y'umwizera. Navuga ko uwo mumaro icyo bikora muri twe nta muntu wabivuga ngo birangize, ariko turavugaho biki. Haleluya. Icyo ngewe nagize icyambere, navuze ko ari ibiryo bidukuza. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bikuza umukristo. Haleluya. Muri make ubuzi ibyo kurya uratugwingirana tugashoberwa. Ubuzima bwa gikristo ntibubarirwa mu myaka, bubarirwa mu kugenda turushaho gusa na Yesu. Haleluya. Umuntu yagira inyota amaze umwaka 2-3 akakurusha gusa na Yesu umaze 20 ningahe nk'iyo ngewe maze. Ni ibiryo bidukuza. Turareba mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 murongo waho wa 2. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 murongo wa 2, ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:2, nsomye muri ijambo ry'Imana ngo nk'uko uruhinja rukenera konka, abariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana. Bibiliya yera yibagiye gusobanura ko ari ijambo ry'Imana, yatubwiye iby'amata gusa adafunguye. Ngo nk'uko uruhinja rukenera konka, abariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana. Kugira ngo bimere gute? Kugira ngo atume mukura mugere ku gakiza. Twakiriye agakiza kandi dukure tugere hehe? Ku gakiza. Haleluya. Ntabwo Bibiliya yacitswe ngo ibe yibeshye. Ni ukuri agakiza tugakuriramo, niko kwezwa, niko kurushaho gusa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Nk'uko uruhinja rukenera konka, ni ukuri amata ku ruhinja, yaba ayo rwonka yaba ayo ruhabwa, ni ikintu kidasimburwa. Ni ukuvuga ngo natayabona ntabaho, ararwara, aragwingira, ntakura. Imana ishimwe cyane. Niko ubuzima bw'ijambo ry'Imana bumeze ku muntu wese wakijijwe.
njye ngira agahinda ko njyewe natinze kubibwirwa. Ntumbaze uko byagenze, niba barabivugaga ndangaye ntago mbizi, ariko bijya bishyika ukumva nta muntu wigeze agukangurira gusoma ijambo ry'Imana. Sinzi niba ari mwebwe cyangwa ari njye nyine wari urangaye, sinzi uko byagenze, ariko ndumva narigaga ijambo ry'Imana nkaryigishwa, ariko numva mu ntangiriro z'agakiza numva nta muntu wankanguriye kuryisomera. Ntago mbizi neza, nshobora kuba nari ndangaye. Ariko nshuti z'Imana, ngo nk'uko uruhinja rukenera konka, aba ariko namwe mwifuza amata adafunguye ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura mugere ku gakiza. Haleluya. Gukura, kurushaho gusa na Yesu, kwezwa n'ibindi ngibyo nta tandukaniro. Umwana w'Imana wagize umugisha wo kwakira Yesu akwiriye kuramizwa aya mata y'umwuka mu mizo ya mbere, agitangira iby'uru rugendo bizamwihutisha mu gukura kwe, ariko kurushaho gusa na Kristo. Kandi natabihabwa bizamudindiza, azadepanda kuri twebwe, azibwira ko ari twebwe tubonana n'Imana, azibwira ko adaciye muri twebwe atahura n'Imana, bizamudindiza ku kigero kitari cyo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Yohana 17:17 haravuga ngo ubereshe ukuri. Uyu ni Yesu muri rya sengesho rya gitambyi, ubereshe ukuri. Arimo araganira na Data. Haleluya. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ubereshe, sanctify them. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Bibiliya ijambo ry'Imana igakoresha ijambo nkunda kuko numva ari bivuze kurushaho, ngo ubiyegurire ukoresheje ukuri. Haleluya. Umva iki ijambo rikora, nshuti z'Imana. Kuribamo bidutera kwegurirwa Imana. Ngiyeyo vuba ntagomba guhita njyayo, ariko ubereshe, ubiyegurire ukoresheje ukuri kwawe, ijambo niryo kuri. Haleluya. Uko ijambo ry'Imana ritubamo niko twegurirwa Imana. Kwegurirwa Imana ntago bitandukanye cyane n'icyabaga ku buzima bwabo twita abanaziri. Nukuvuga ngo basaga nk'abavuye mu bindi bintu byose, ubuzima bwabo bwose bugahinduka ubukorera Imana, ububana n'Imana. Haleluya. Kwegurirwa Imana tuvuga uyu munsi ntabwo ari ukugukura ahantu mu bintu runaka ngo ubivemo uze umupasiteri uzube full time. Umuntu ashobora kuba full time atari na full time. Umuntu ashobora kuba full time atareguriwe Imana, mbuzi ko mbivuga. Haleluya. Ubu buzima bwo kwegurirwa Imana nimwe imbere. Haleluya. Ni igihe njyewe n'ibyanjye n'ibyo nibwira byo ntekereza bigenda byegurirwa Imana umunsi ku munsi. Hortense agenda ashiramo habamo Yesu. Haleluya. Ibyo rero ijambo ribikorera muri twe. Ubiyegurire ukoresheje ukuri kwawe, ijambo niryo kuri. Haleluya. Muri make byose muri twe byegurirwe Imana. Mwibuke ko turakizwa mu mwuka wacu tugahinduka abana b'Imana pe, nka cya gisambo ku musaraba, nta muntu wadutangira, impanda ivuze mu ijuru twaba turiyo. Haleluya. Haleluya. Kitagarutse kubatizwa, kitagarutse gusubiza iby'abandi kibye, kitaje gusaba imbabazi muri quartier aho cyakoze amahano, mu kanya Yesu arakibwira ngo turabana muri paradizo. Haleluya. Iyo dukijijwe duhinduka abana b'Imana uko ku rugero rumwe. Ariko we nanjye kuko tutakijwe ngo duhite dupfa, tukaba tukiri inaha ngaha. Haleluya. Twakijwe mu mwuka wacu, twahindutse abana b'Imana, dukurikijeho urugendo rwo kugenda twegurira ibindi bice bitugize Imana, cyane cyane ubwenge bwacu cyangwa se imitekerereze yacu. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo ubiyegurire ukoresheje ukuri kwawe ndikunze. Kubera iki? Ibice byanjye bisigaye biragenda byegurirwa Imana buke buke uko ntinda mu ijambo ry'Imana. William, ubushake bwanjye bukagenda buburizwamo habamo ubushake bw'Imana. Ni urugendo rurerure, ni umurimo muremure kandi mwiza, ariko urimo urakorwa mu bantu bose bari munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Mwibuke ko twakijijwe turi abana b'Imana, impanda ivuze cyangwa dupfuye twajya mu ijuru, ariko twemeranye ko tuba tugifite ibice muri twe bitugize bitaregurirwa Imana burundu, cyane uko dutekereza. Kandi uko dutekereza ni nako gusunika uko tubaho cyangwa ibikorwa byacu. Ari byo binyinjiza mu cyo nakwita umumaro wa kabiri, navuga ngo ijambo ry'Imana riraduhindura. Haleluya. Riraduhindura pe. Mfite ibintu byinshi ntegereje ko umwami ampinduramo, ariko mfite ibintu byinshi yampinduyemo. Haleluya. Ni ukuri nawe wakwireba ukavuga uti uyu ni njyewe.
udashubije kanaka, utamwishyuye, utamweretse uwo ndi we. Imana ni nziza. Uyu ni njye ukomeje gukunda kanaka n'ibyo yakoze, ugasanga Yesu yatangiye umurimo muri twe, arakawukomeza yo kabyara tukarushaho gusa nawe. Haleluya. Iri jambo rero rirahindura. Mwibuke ko dufite ibice bitatu bitugize. Hanyuma mu bugingo bwacu cyangwa se muri soul niho mind yacu ituye. Inyarwanda byuba ariko mind ni nyine nibivugitse neza. Haleluya. Niho gutekereza ko wacu kuri ariko wumva ka mind kavugitse neza. Imana nishimwe cyane. Mind yacu ituye muri soul, ituye mu bugingo. Umva ukizwe uyu munsi ku myaka 30 cyangwa 20 cyangwa 40, mind yawe ikaba yuzuyemo ibitekerereze yawe yose ya kera y'isi y'ibyaha, yo kunanirwa, yo gutsindwa, yo gutabwa, yo kudakundwa, yo ukiri mu bisi. Ninge nyine. Haleluya. Mwebwe byabaye ngo pafu. Ekada tuza turi babisi. Nabaye umwana w'Imana ariko mind ya Hortense ye baba we ni Nyamirambo, nuko yabayeho n'ubukumi bwe bw'akajagari rara, byose ari uko biri, gutabwa, kudakundwa, byonyine no kwakira urukundo rw'Imana biratugora. Kuko twabayeho twigura, ababyeyi iyo twatsinze twumva ariko badukunze, twaza no ku Mana tukumva nibyo, byonyine kwakira urukundo rudafite condition biratugora. Tugashobora kumara imyaka dukorera urukundo rw'Imana, uvuga uti nindirimba cyane, ningoronzora ijwi irarushaho kwemera, ninkubita yitatu ntanywa n'amazi irarushaho kwemera. Yakwemeye utarakora namba. Haleluya. Ariko ya mind ya Hortense wahahandi, yawe wahahandi. Niyo mpamvu gukizwa ubundi ni kare. Ibi bintu dukizwa dushaje. Ye baba tuba twikoreye n'imigoko kuzayigoronzora. Twarangiza tukagira gukirizwa dutinze, twarangiza tukagira kudatinda mu ijambo ry'Imana. Ukaribamo utunota tubiri ngo verset du jour. Quoi? Verset du jour? Uracyari mu bya verset du jour? Umurongo umwe ngo w'umunsi. Utudevotion ngo tw'ababebe. Tekereza igihe bizahindura ya mind y'imyaka 50. Tekereza igihe bizayikoropera. Verset du jour no kuri kose. Haleluya. Iri jambo rirahindura. Nongere ngaruke, sintinde hane navuze ko ntari butinde. Mwibuke ko mind yacu ibicyuzuyemo imitekerereze ya kera. Uko ijambo rero rigwiramo niko mind yawe igenda ihinduka ikakira gutekereza kwa Kristo, ikakira gutekereza gushya. Rya jambo riba mu rwandiko rw'Abaroma, nizeye ko abakunzi bari Bibiliya turizi, urwandiko rw'Abaroma 12 murongo wa mbere no wa kabiri. Urwandiko Paulo yandikira itorero ry'i Roma 12 umurongo wa mbere no wa kabiri, ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi. Hari abantu bahawe imbabazi bari hano, ndimo narazihawe. Haleluya. Bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, mwumve, ndabihanangiriza ngo mwitange maze mube ibitambo bizima. Mugire gute? Mwitange. Kwitanga harimo wowe, harimo uruhare rwawe. Ndabihanangiriza, ubwo arabwira abahawe imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange maze mube ibitambo bizima byeguriwe Imana byishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Haleluya. Kubera ko Imana yatugiriye imbabazi. Haleluya. Ntitugarukiraho nshuti z'Imana, ntitugarukire ku enjoying imbabazi ngo bigarukiraho, ahubwo hari urugendo rw'impinduka duhamagarirwa. Baratwinginga, umwuka w'Imana aratwinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo noneho twitange.
Haleluya. Mu cyongereza baravuga ngo present your body, utanga umubiri wawe, offre, utange rwose, muri make uze, haleluya, uboneke imbere y'Imana. Iryo jambo urigirira umwanya, ubigiremo uruhare. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ntimugakurikize imibereho y'abikigiye, ahubwo mureke Imana ivugurure, ikore amavugururwa mu bwenge bwa Hortense. Imana ikora amavugururwa mu bwenge bwawe, mu bitekerezo byawe. Hanyuma nimara gukora amavugururwa, ngo noneho ngo uzaba uhindutse rwose. Wibuke ko warahindutse, wabaye umwana w'Imana, ariko ntiwahindutse rwose. Haleluya. Haleluya. Warahindutse, ufite ubugingo buhoraho niba warakira imbabazi z'Imana, ariko ntiwahindutse rwose. Ariko uko twakira kuvugururwa kw'ibitekerezo byacu, ngo niko tuba duhindutse rwose. Hanyuma uko duhinduka rwose, nibwo tuzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Mu yandi magambo, umuntu ibitekerezo bitavuguruwe ntabwo azi neza iby'Imana ishaka. Muri make agira gute? Arayibeshyera. Ubu twicaranye ibintu by'ibinyoma twabeshyeye Imana. Hari umuntu unyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Uko mind yanjye, uko ibitekerezo byanjye bivugururwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bintera kumenya neza iby'Imana ishaka. Hanyuma indi nkurikizi nziza, uko menya neza iby'Imana ishaka, bintera guhitamo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Niyo mpamvu nujya kugisha n'inama umuntu, uzagisha inama umuntu ufite ibitekerezo byavuguruwe. Haleluya. Nugisha inama umuntu uri mu rusengero ufite ibitekerezo bitavuguruwe, azakuyobya. Azakubwira ati jya ugira ubwenge, ariko nawe jya ugira ubwenge. Iyo umuntu atangiye kuvuga ngo jya ugira ubwenge, bagiye gukurikizaho iki? Ibintu bipfapfanye. Twuzuwemo nshuti z'Imana n'abarokore, abavandimwe bacu, inshuti zacu, dukundana, dusengana, dukorana umurimo, ariko banze ibitekerezo byabo ko bivugururwa. Barakirwanaho na za mind zabo za kera. Baracyagira utuntu tudukoryo n'utuntu n'utundi. Barakubwira ati senga, ariko ujye no kubaza, jya kubaza. Dore abantu bose barabaza. 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 Muzi ko abarokore bajya kubaza. Ababyeyi bajya kubariza abakobwa babo impamvu batinze gushaka no kubyara. Abacuruzi bapiganirwa amasoko b'abarokore bajya gushaka imiti ituma ngo abone isoko. Ibitekerezo bitavuguruwe bizakuruhiriza intangaha, ubure umunezero w'agakiza, ubure umudendezo k'umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana birimo umudendezo n'umunyenga n'amahoro, kumenya ko data uwambyaye azi byose, ashobora byose, azi umugisha wanjye aho uba, ibyo atampaye ubwo si igihe cyabyo. Haleluya. Ariko hari umuruho hanze aha w'abarokore banze ko mind ivugururwa. Aya matwi y'abapasiteri yumva ibintu byinshi, ubwo kandi nababaye abanyakuri. Nasanze icyaha pastor, nasanze icyaha kigoye kwatura ari ukuvuga ko umuntu yaroze cyangwa yagiye mu bapfumu. Ariko abanyarwanda bafite ubupfumu bwinshi. Ntibigeze bareka ubupfumu. Simvuga ubupfumu bwo mu bahanuzi gusa b'ibinyoma, nabo baraho. Ndavuga ubupfumu nyabupfumu, agenda azi ko agiye mu bapfumu, kandi ku cyumweru akaza akaririmba hano. Ubupfumu mutera gushaka umugabo, igikundiro. Ako umugabo wakuye mu bapfumu uzamurindisha iki? Ntubundi uzamurindisha kujyayo? Murumva iyo mvune? Akazi n'isoko wakuye, garuka. Haleluya. Umva nshuti z'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, ijambo ryadusabye ngo twitange kugira ngo tuvugururwe. Kuko nituvugururwa tuzaba duhindutse rwose, kandi tuzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Bizadutera kumenya guhitamo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Ukuvuga ngo amahitamo meza y'ibishimishije Imana bitunganye rwose azagenda angana muri wowe n'urugero ibitekerezo byawe byavuguruwemo bizangana, bizaba biringaniye. Haleluya.
hari ibintu by'amahitamo asanzwe umuntu yakugishamo nk'inama ukumva bisa nk'ibyoroshye wahita ubimubwira gutyo, ariko nasanze biba bitoroshye kubera urugero rwo kuvugururwa. uko ibitekerezo bye bivuguruwe gakeya niko n'amahitamo ye y'ibishimisha Imana aba magufi. Imana itugirire neza. Iyo hataba rero iyi renouvellement, iyi renew, uku kuvugururwa, ntago tumenya neza iby'Imana ishaka byiza bishimishije. Imana itugirira ubuntu. Mu rwandiko nanone Paulo yandikiye Abafilipi 2:5-8 haravuga ngo, rwandiko rw'Abafilipi 2:5-8 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mu cyongereza avuga ngo let this mind be in you. Muri make mind ya Yesu ibe muri Hortense usanzwe wuzuye intege nke n'ububi, ariko ijambo ry'Imana rikambwira kubw'imbaraga z'Umwuka Wera ko nshobora gutunga mind yari muri Yesu. Haleluya. Ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Haleluya. Ngo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, mwumve bagiye kudusobanurira no mind yuko iteye. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Mwumve gato inshuti z'Imana, iyi mind ya Yesu si ikindi, ni umutima witanga udafite indi mibare. Birabiha gukorana n'umukristo umurimo wajya kubona ugasanga burya yari afite indi mibare, ugasanga imibare ntibwari ubwami bw'Imana, ntikwari ukwigira imbere k'ubwami bw'Imana. Birabiha, namwe birababihira. Haleluya. Niki cyamubujije se kugira iyi mind yo kwitangira ubwami bw'Imana nta yindi mibare, nta zindi nyungu? Nuko ibitekerezo bitaravugururwa. Uko ibitekerezo byacu bivugururwa, tugenda duhabwa iyi mind yari muri Yesu. Ngo iyi mind yari iri muri Yesu yatumye asiga icyubahiro cy'ubumana, asiga kamero k'Imana, aje gushaka umunyabyaha wowe nanjye, nta cyari bungukemo. Mbibutse ko mu ijuru nta rungu ryari rihari. Haleluya. Nta rungu bafite. Bafite fellowship ubwabo. Sinzi umuvuga butumwa nakurikiranaga, umuntu yumva benshi arimo avuga uburyo n'ubundi basanga ngo fellowship, Data na Mwana n'Umwuka Wera basanga ngo fellowship. Nubwo abamarayika batahaba, nubwo abera tutahaba ngo tubaramye, basanzwe nta rungu bafite. Haleluya. Ariko asiga ubumana, asiga ubwiza bwe, asiga icyubahiro, aje gushaka uwahoze ari nyagupfa wowe nanjye. Umutima wari muri Kristo Yesu ni umutima witanga udafite indi mibare. Hanyuma Bibiliya igatinyuka ikakubwira ngo wowe nanjye abantu buntu, ngo tureke natwe iyo mind ibe muri twebwe. Izazite na ya mibare dufite, na za gahunda na kwa kundi dupanga, iyo mind izaza guti kubwo buntu bw'Imana. Uyu murongo wa 7 havuga ngo ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi. Hari akajambo nakunze kari mu cyongereza karavuga ngo but made himself of no reputation. Iyi niko Bibiliya King James ivuga. Muri make ntiyarwana kuri reputation. Reputation murayizi, muzi ukuntu tuyikunda. Ye baba we, dukunda kuvugwa neza. Reputation. Ngo but made himself of no reputation. Icyari icyubahiro, icyagatumye avugwa neza, icyagatumye ashimwa, icyagatumye byose ntacyo byari bimubwiye kugira ngo we nanjye atubone. Haleluya. Imana iduha umutima, Imana iduha umutima nk'uri muri Kristo Yesu, kugira ngo twagure ubwami bwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri Yesaya igice cya 53 uze kuhasoma, havuga Yesu neza. Hari ahantu havuze ngo yasutse ubugingo bwe. Nuvuga ngo yasutse ubugingo bwe kugeza mu rupfu. Ya pulls out, yasutse, yemeye gupfa ntacyo asigaje, ashaka wowe nanjye. Ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Tekereza ko ijambo ry'Imana Data yifuza ko rikugeza aho ngaho, aho we nanjye dutunga umutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Aho dutanga ubugingo bwacu kubw'abandi. Mwibuke ko nshuti z'Imana
ndabinginga, ubu bwami bw'Imana bugizwe n'uruhererekane kuva mu itorero rya kera kugeza uyu munsi. Ubu bwami bw'Imana bugizwe n'uruhererekane. Impamvu dufite Bibiliya, impamvu tukivuga ubutumwa bwiza, nuko hari abagore n'abagabo babipfiriye, haleluya, basize ubuzima bwabo, basiga icyubahiro cyabo, bemera no gupfa, hanyuma bituma ubutumwa bwiza butazima. Ese mu gihe cyacu twebwe tuzasiga iki nyuma yacu? Niba twese ibyo dushaka ari ibyacu gusa, ibyacu gusa, ibyacu gusa, ibyacu gusa, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Nitubona abantu bafite umutima wari muri Kristo Yesu, bizatuma ubutumwa bwiza bukomeza kuvugwa kandi bufite imbaraga. Haleluya. Tuzahereza generasi ikurikiraho ibintu bizima, bitari ibintu bipfuye. Imana itugirire neza. Paulo yanditse mu rwandiko rwe rwa kabiri rw'Abikorinto 5:15 arimo atubwira ngo twebwe abo Kristo yapfiriye, yatanze ubugingo bwe ku bwacu, kugira ngo twebwe noneho abariho twe gukomeza kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bw'uwo wadupfiriye akanatuzukira. Abari muri Kristo Yesu twese turi mu buzima bw'inyongezo. Haleluya. Nyuma yo gukizwa wari utangiye urugendo rwo kuberaho Kristo, nari ntangiye urugendo rwo kuberaho Kristo. Haleluya. Niba ntarimo kuberaho Kristo, ndimo ndamwiba, ndimo ndamugavura, kuko yarapfuye ku bwanjye kugira ngo njyewe nimbaho mubereho. Haleluya. Ibyo bintu byose ijambo ry'Imana ribikorera muri twe, riraduhindura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwarimu yayobye. Akambere kavugaga ngo ni biryo bidukuza, aka kabiri kakavuga ngo riraduhindura, aka gatatu riduha imbaraga. Haleluya. Muri riduha imbaraga nashyizemo utuntu dutatu riduheramwo imbaraga. Akambere riduha imbaraga zo guhitamo neza. Turahazi Zaburi 119 umurongo wa 11, nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ririmo rindinda kugucumuraho. Ibitekerezo bya Hortense byadutse, y'ibyisi binkuruye, iryo nabikiye muri nge rirangarura. Muranyumva nshuti z'Imana, riduha imbaraga zo guhitamo neza. Nanone muri iyi Zaburi 119 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo hahirwa bitondera ibyo yahamije, bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cyubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Haleluya. Iri jambo ko rigwira muri twebwe riduha guhitamo neza. Amen. Haleluya. Muri izi mbaraga riduha kandi riduha imbaraga zo gutsinda umuntu ukomeye witwa wowe, witwa njyewe. Uyu muntu arakazi. Kumutsinda birakomeye kuruta kwirukana abadayimoni. Birakomeye kuruta guca karande n'imigozi n'imikasiro na bya bindi byose abantu bavuga. Gutsinda njyewe. Vuga ngo gutsinda njyewe. Iri jambo rimpa imbaraga zo gutsinda njyewe. Nongere ngubwire ngo gutsinda wowe nibyo bigoye kuruta gutsinda Satani. Mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12, ariko aho bibera byiza nuko iri jambo rifite imbaraga yo gutsinda Hortense. Hortense agatsindwa nta polisi uhari, nta mugabo uhari, nta bana be bahari, agatsindwa ari wenyine, arimo asoma ijambo ry'Imana, akihana ari wenyine, akavugururwa ari wenyine, agahinduka ari wenyine. Haleluya. Agaca bugufi ari wenyine. Iri jambo rifite imbaraga yo gucengera. Haleluya. Niyo mpamvu Satani abuza abantu kuribamo, kugira ngo icyo rikora ritagikora muri bo. Arabatangira ngo bataribamo. N'ubu dushobora kuba turi kumwe hano ariko utetse, cyangwa urimo gukoresha abana devoir kugira ngo ridacengera ngo rikore icyo rigomba gukora. Umwanzi azakora uko ashoboye, tekerezo by'umuntu wacu wa kera bizaturwanya kugira ngo iri jambo ritagira umwanya, kuko iyo ryagize umwanya ririhagije, rirakora. Haleluya. Gutsinda njyewe we. Abaheburayo 4:12 ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Ndakoresha bibiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga. Mwaryumvise? Si amagambo yacu. Si amagambo yacu, ni iry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka. Haleluya. Bibiliya ni nziza. Mwumvise aho rigera? Mu mahuriro ya Hortense ni wahamenya, ariko ijambo riragenda rikagerayo. Haleluya. Rigacengera mu byo yabitse. Muziko n'ibintu tuba tubitse tutazi ko tubibitse, biri muri subconscient, tutazi ko bibayo bipapfanye biri aho ngaho, ariko iri jambo rigira imbaraga zo kugerayo.
Haleluya. Ngo ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro. Ngo kandi rigatahura iby'umutima utekereza n'ibyo ugamije, riragenda rikantahura, rikagutahura. Umugore wawe atakumvise, umugabo atakumvise, ijambo ryo rikakurondora rikakumenya, ngo rigatahura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rigatahura iby'umutima utekereza n'ibyo ugamije, rikagenda rimaramo ingamba mbi rinsigamwe inziza. Niko rikora. Haleluya. Rifite imbaraga yo gutsinda twebwe. Niyo mpamvu iyo umuntu atinze kure y'Imana, iteka uko agiye kumva ijambo ry'Imana, ibitekerezo bye ntibihaguma. Umwanzi aramurwanya ku buryo atabasha gukonsantratinga mu ijambo ry'Imana uwo umwanya. Nanabibonye ku buzima bw'abantu baboshywe n'imbaraga z'umwijima, ntibabasha kuba mu ijambo ry'Imana umwanya. Iyo ahagumye abaderanje, abura amahoro, ntibimukundira kuko rifite imbaraga. Kandi uko nukuri inshuti z'Imana, yumva amayindi y'abaderanje, yumva yagenda, yumva yahaguruka, yumva kuko ari munsi y'ubutware bw'umwami w'abami, ufite ubushobozi bwo kugera indani mu masangano y'ubuzima bigakuramo ibigomba kuvamo. Rero iri jambo rifite imbaraga zo gutsinda wowe. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 16 na 17, ariko nkoresheje bibiri ijambo ry'Imana. Rwandiko rwa kabiri Timoteyo 3 16 17, uyu ni umurongo abantu benshi bazi mu mutwe. Haravuga ngo ibyo byanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri. Mwumvise inshuti z'Imana? Icyambere byose byahumetswe n'Imana, nibyo twakwita amakuru y'Abisiraheli n'amateka yabo, byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri no kwamagana ibibi. Mwumvise? Rigera muri njyewe rikanyamaganamo ibibi, rikajya rimbwira ati biriya bintu ni bibi. Ntirimbwira gusa nk'irinshinja, rimpa n'imbaraga zo kubyigizayo, rigenda ribikuramo. Haleluya. Ngo rifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri no kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gutunganira Imana. Haleluya. Kumenyera gutunganira Imana biraryoshye. Mwibuke ko biba ari inzaduka kuko tuba tuje mu gakiza vuba aho ngaho, ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukosora umuntu no kumumenyereza gutunganira Imana, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi atunganyirijwe rwose gukora ibyiza byose. Haleluya. Ririhagije kugutunganya, kuguhindura ushyitse, wagenewe gukora imirimo myiza yose Imana yakugeneye. Hanyuma iri jambo rifite imbaraga zo gutsinda Satani. Ibi ntitubitindaho, riramutsinda pe. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 6:17 hatubwira uburyo iri jambo ari inkota. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Haleluya. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Iri turaribona buri munsi rituneshereza. Nanone mu byahishuwe 12 murongo wa 11, abantu baba batandika ibyanditswe ariko ari abantu baba intellectuel bize kuko bazi ibyongereza n'ibifaransa. Ubu ni bafite ikibazo. Haleluya. Ibyahishuwe 12:11, abantu bo muri iki gihe duhuye n'abantu b'igihe cya Paulo twamwara pe. Tekereza ko twebwe dufite ibiri soft, ibigendanwa, ibibikwa, ibisurinya, Bibiliya yawe wayishyiramo amabara ushaka, bagushyira utundi dupati twa note, bagushyiraho ibintu ibyo ari byo byose, za memo, za n'ibindi ntazi byinshi byakabaye bidufasha. Ariko tekereza uhuye n'abantu b'igihe cya Paulo boherezanyaga urwandiko rumwe rukazava i Kolosayi, rukazagera sinzi Korinto, rukazava hehe, bakarwohererezanya barukumbuye, barunyotewe. Wowe ufite version z'ibyongereza, umuntu aherutse kumva Bibiliya nziza irimo pafu version zose z'ibyongereza muri Bibiliya imwe, ku buryo nkubita hariya ngakubita hariya. Bantu b'Imana, Imana iratureba. Rifite imbaraga zo gutsinda Satani. Mu byahishuwe 12:11 haravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Ayo ni amaraso y'umwana w'intama, ntituyashidikanya, yaduhaye kunesha umwanzi. Umva agakurikiraho n'ijambo ryo guhamya kwabo.
ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Izi ntwaro zikurikira sinzivuga, ariko ndifuza kuvuga iyi ntwaro ya kabiri. Bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya. Iyo tuvuze ijambo ryo guhamya kwabo, ni iri jambo ry'Imana ryabaye iryanjye. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ryabaye iryawe, ryavuye mu nyandiko, rica mu bitekerezo byawe, niryo uvuga, nikuri, nikutekereza, rirakubangukira gusubiza Satani. Si ibintu ujya gushakisha, ushobora kutamenya aho byanditswe muri Bibiliya nubwo twagombye kubimenya, ariko riri muri wowe, rigena imikorere yawe. Igitekerezo cya Satani kiguteye urarisubiza. Haleluya. Mu binesha Satani rero harimo ijambo ryo guhamya kwacu. Haleluya. Ijambo ryo guhamya rinesha Satani si ukuvuga ngo Imana yampaye ikanzu, oya, nicyo Yesu yakoze muri njyewe, ni amagambo y'Imana yahindutse ayanjye. Muranyumva nshuti z'Imana, uku niko Yesu yarwanye rwa rugamba. Haleluya. Ijambo ryo guhamya kandi ritera umuntu rifite ubushizi bw'amanga. Mu by'ukuri umuhamya ntakangika. Kubera iki? Arahamya ibyo azi neza. Haleluya. Umuntu wakanga agakangika ntago aba abyizeye, ariko umuhamya ashira amanga. Haleluya, haleluya. Iri jambo rero rigenda rikatwuzura, rikaduhindura abahamya b'ukuri, tuzi icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Muri Matayo 4 uko Yesu yasubizanye na Satani, ngo umushikanya aramwegera 3-10, aramwegera amubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, mwumva igisubizo cye, ntigeze ajya kuvuga ngo ndi umwana w'Imana cyangwa sindiwe. Haleluya. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Nta diringa no kuvuga ngo ndi umwana w'Imana cyangwa sindiwe, arabizi neza. Haleluya. Ariko hari igihe ikibazo kigukubita mu buzima, ijwi rikakongorera, igitekerezo gipfe kikavuga ngo rega n'ubundi Imana ntigukunda, nawe ukabyemera. Serious, ngo Imana ntigukunda. Kugerwaho n'amakuba n'ibyago ntibigabanya urukundo rw'Imana habe namba. Nahiriwe ntahiriwe irankunda, ndi uwayo byiteka. Haleluya. Ifite mu kiganza cyayo, nta muntu wabasha kumvuvunuramo. Umuhamya rero ntakangika. Niyo mpamvu ikiganiro nta bwoba Yesu afite. Kandi ibintu Satani yamubwiraga nabyo byabaga bisa nk'ibifite ishingiro. Ngo maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge kwibuye. Mwibuke ko cyari cyanditswe, kiri muri Zaburi. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Ni ijambo rimurimo, nta handi ajya kurishaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikwiriye kugwira muri wowe, kugira ngo uneshe Satani n'ibitero bye byo mu bwenge, n'ibitero bye byo mu mubiri, n'ibitero bye by'ibyago n'amakuba aduteza. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo utari umuhamya w'ukuri, Satani yakuzaniye icyanditswe ukajya ugira ngo nicyo ukakigenderamo. Reka dukomeze. Icya kane, risohoza ubuzima bw'Imana muri twe. Ijambo ry'Imana risohoza ubumana, risohoza ubuzima bw'Imana muri twe. Haleluya. Tuba twarabwakiriye umunsi twihannye, kuko twabyawe n'imbuto itabora. Yohana 6:63. Reka mbere kuri Petero wa mbere 1:23, ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya. Ijambo ry'Imana risohoza ubuzima bw'Imana muri twe. Twabyawe n'imbuto itabora, ari ryo jambo ry'Imana. Ubumana buri muri nge, uko rigwirira muri nge, niko ubuzima bw'ubumana mbusobanukirwa, nkabubamo, nkabunezererwa. Haleluya. Yesu yabwiye abantu muri Yohana 6:63 ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Bibiliya y'Ikinyarwanda ibinusuraho gato, haravuga ngo amagambo mbabwiye. Haleluya, haleluya. Ni umwuka kandi ni ubuzima, ni life. Muri make iri jambo si amagambo y'abantu. Haleluya. Ni umwuka, riragenda rikagera aho ibifatika bisanzwe bitagera. Ikindi ni ubuzima. Muri make rizana ubuzima muri twe. Ibi bigukemura ikibazo cyo kubwira ngo ese kwenda usomye ntaryumva. Waryumva utaryumva, rirazana ubuzima muri wowe, kandi igihe kizagera no kuryumva uryumve. Haleluya. Amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubuzima, risohoza ubuzima bw'Imana muri twe. Haleluya. Iyo umuntu arya ibiryo bisanzwe, ntakenera kuba yarizi biki n'ibiki, azi ngo potassium na calcium biri hariya, ariko ararya kandi birimo na vitamine bikamujyamo. Iri jambo ry'Imana rero icyo rihetse kikwinjiramo. Haleluya. Niyo utararyumva, niyo mpamvu umwanzi yifuza kutaryumva kugira ngo ridakora icyo rihetse.
rihetse ubumana muri ryo. Imana itugire neza. Twarisobanukirwa gute? Ndangiza. Twarisobanukirwa gute? Icya mbere kiroroshye, no kwigira ku bandi. Simple. Abanyamwuka, haleluya. Abantu bavuga ngo twebwe twigishwa n'umwuka w'Imana gusa. Uzayoba uyobe, ariko abo ntibari hano, kuko abo ntibajya no mu nsengero. By the way, bigishwa n'umwuka. Umwuka wera yatanze impano mu bantu. Bamwe baba bigisha, uraza gusoma mu Efeso 4. Bamwe baba intumwa, abandi baba abahanuzi, abandi bababwiriza butumwa bwiza, abandi baba bungeri, abandi baba bigisha. Ibi byose Imana yabikoreye iki? Kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Ijambo rimo nkwigisha naryigiye ku bandi, ndacyaryigira ku bandi, nzakomeza kuri bigiraho. Haleluya. Ntabwo wenda turi gasuku ngo turabisubiramo 100% nko byari bimeze, ariko wiga. Iyo mvuze A, we avana kuri B akageza kuri Z, akunguka n'ibindi. Mwuka wera akamwungura. Rero uburyo bworoshye bwo kurisobanukirwa no kwigira ku bandi. Haleluya. Umuntu uzakubwira ngo we yigishwa n'Imana gusa, uzamugendere kuri, ntazagera kuri. Uzamusanga nyuma y'igihe yarabihiwe mu rugendo, yarashaririwe, afite umunkanyari. Hari abantu bazi ko bazi, ariko babuze ubuzima mu byo bazi. Sinzi niba namwe mu bazi ibintu byinshi ariko bidafite ubuzima, bibuze urukundo rwa Kristo, bibuze ubumuntu, bibuze uburyohe. Barashaririye, banza abantu bose. Agakiza kabo bakarakariyemo. Ubashobora kubwira ati ni umwuka gusa, ibintu byo gutegura amatapi hano mubitegura iki? Ko twebwe tuba mu mwuka. Muri make tuba mu mwuka, ntitubona sinzi uko bimeze. Abo ngaba kenshi bazakubwira ko bigishwa n'umwuka gusa, nta muntu bigiraho. Koko uburyo bworoshye bwo kurisobanukirwa rero nubwo ngubwo. Uze gukomeza usome kiriya gice kigeze ku murongo wa 16. Nibwo umubiri wa Kristo uteranywa neza, ugafatanywa neza, ingingo zose zikagirirana. Icya kabiri kidutera kurisobanukirwa ni ukuribamo profondement. Kuribamo, wicisha hejuru, ucisha hejuru nyine ntaryo uzamenya. Ni ukuribamo. Haleluya. Zaburi 19:8, amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Urashaka kurisobanukirwa, ribemo. Haleluya. Imigani 1:7, kubaha Uwiteka n'ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Niki kizakubwira ibintu uhinyura cyangwa ibintu witaho? Niki kizakwereka itandukaniro? Ibyo witaho n'ibyo uhinyura. Niki kizakwereka itandukaniro? Umwanya ubiha. Haleluya. Bibiliya tubwiye mu Migani 1:7 ngo kubaha Uwiteka n'ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Niki kizakubwira ko uhinyura ijambo ry'Imana n'ubwo ryitirirwa? Ni umwanya uriha. Niba ari munini uryitayeho, niba ari mutoya wibwira ko uryitayeho, ariko umwanya uriha ugaragaza kutagize gute? Kutaryitayeho. Reka twibwize ukuri. Haleluya. Ikizakwereka ibintu witayeho n'ibyo uhinyura ni umwanya ubiha. Dushobora gukurikiza ibindi tukavuga ngo ni amafaranga tubitangamo, ariko reka tuvuge umwanya. Ikintu nitayeho ngiha umwanya, icyo mpinyura ngiha umwanya muto. Ntibyoroshye bityo. Haleluya. Rero rivemo byimbitse, nuribamo neza uzarisobanukirwa nta kabuza. Haleluya. Cya gatatu kiryoshye no kwigishwa n'umwuka wera. Iki gitabo gifite uwacyandikishije, icyo akora akurikira inyota. Haleluya. Ni wowe uzagena amasaha urimaramo, hanyuma nawe azakurikira ayo masaha wagennye, azari guhishurira. Usanga umurongo utumvaga wawumvise, usanga wari warumvise mu buryo bumwe wongeye kumva mu bundi buryo. Haleluya. Sibyo nshuti z'Imana? Yesu yabwiye abigishwa muri Yohana 16:12 na 13 ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Ariko uwo mwuka w'ukuri naza, haleluya, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Yari afite ibintu byinshi byo kubabwira, ariko ntibabasha kubyumva.
ntibabasha kubyihanganira, urugero ntibararugeraho, ariko umwuka wera naza azabageza kuri urwo rugero rwari rukwiriye babyumve. Haleluya. Iteka nujya kujya mu ijambo ry'Imana uzajya ubwira umwuka wera ngo ngwino unyigishe ibyo wandikishije, niwe wanditse ibi bintu, ngwino ubinyigishe. Ariko kujyamo n'ukwawe, kugenda umwanya n'ukwawe. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Muri Luka 6:49 n'ahandi muri Matayo havuga iby'umuntu wubatse inzu ku musenyi n'undi wayubatse ku rutare. Rimwe na rimwe uyu mugani urambabaza. Haleluya. Haravuga muri Luka 6:49 ngo uwumva ntakore. Muri mu kwezi kwa discipleship niyo mutakurimo muhora mwiga ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ntiryashyiriweho kumenywa gusa no gufatwa mu mutwe, ryashyiriweho gushyira mu bikorwa. Ngo uwumva ntakore niryo tandukaniro ryo ku musenyi no ku rutare. Muri make wubatse ku rutare nuko yumvise akanakora. Ukuyemo iki mu minsi murimo mwitoza kuba mu ijambo ry'Imana? Usigaranye iki? Ugiye gukora iki? Imana ibaha umugisha.